Hello guys, nongeye kubasuhuza ahangaha mwisanze n'ubundi nk'uko bisanzwe ni kuri Skillnet Rwanda, ishuri ry'abanyarwanda ryigisha ikoranabuhanga, ariko hakabaho n'igice cyo kuba wabyaza iryo koranabuhanga umusaruro, ukaba wabasha kubona akazi, ukaba wabasha kubona ibyagufasha kugira ngo ubone ibigutungira umuryango ndetse nawe ubwawe. Aka kanya rero nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu, hari ibyo mbazaniye. Nk'uko muri kubibona rero kuri screen zanyu, murabona ko mbafitiye itangazo ryavuye muri RBA. Yes, RBA hafi yawe niho iri tangazo ryageze gute ryaturutse. Ravuga ngo vacancy announcement, abantu bushaka akazi, abantu mufite amaperime yabo, nimutega amatwi mwicare mbarangire ahantu mugiye gukura akazi. Yes, ni yenda hari igihe wasanga amahirwe ari ayawe, hari abantu bahita bacika intege ngo ubwo akazi nyine akazi kagira ba nyirako, hari igihe nawe wasanga uri nyirako uyu munsi. Yes, no mu babango Rwanda Broadcasting Agency RBA is a public broadcaster which a mission of providing quality content that meets the needs of the audience and promote cultural values, socio-economic development and citizen participation. RBA wishes to encourage all qualified, hardworking and interested professional candidates to apply for the following positions. Nuko babitubwiye rero ngo RBA ni ikigo cy'itangazamakuru ndabyita cya leta, ni ikigo cya leta cy'itangazamakuru gitanga amakuru meza ndetse ariyo akwiriye abagikurikira rero bita aba audience, kigatanga indangagaciro nziza, imico myiza cyangwa se cultural values, hakabyo bita social economic development, guteza imbere cyangwa se bakagira ibikorwa n'ibiganiro biteza imbere abaturage. Ariko bakongera bakavuga ngo iri kwifuza ko abantu bari qualified nyine bafite ubumamyabushobozi n'impamyabumenyi ndetse bakora cyane, bumva bashaka kwa applyinga kuri aka kazi gakurikira, ndetse abo bantu bakaba ari aba professionnel. Yes, bakora kinyamwuga, abantu bashaka gukora kinyamwuga. Hano hari akazi RBA ibafitiye, abantu bafite amaperime. Umwanya wa mbere aravuga ngo job title drivers, number of positions, hari imyanya 8. Terms of employment ariyo bita contractual, bivuze ngo muzakorana amasezerano ariyo bita contract, muzasinyana contract. Job description, katurebe burya akazi kameze cyangwa se ibyo umuntu azabakora. The driver will be responsible for suffering and respective free transport employees and other assigned passengers in a timely manner. The road requires professionalism, courteous treatment of passenger and compliance with all traffic laws, ensuring punctual pick up and drop off of designated destinations. Bivuze ngo akazi kamwe cyangwa se ikintu bari kuvuga ko uyu muntu ikintu azabakora ni gutwara abanyamakuru cyangwa se gutwara abakozi bose bara RBA aho bazaba bagiye, ndetse n'abandi bagenzi biri ngombwa yuko batwarwa na RBA, kandi akaba yiteguye kuzabafata neza no kubatwara neza, kubahiriza amategeko y'umuhanda byose. Ensure proper use of vehicle through accurate maintenance required. Akajya akoresha ikinyabiziga neza, akamenya ngo ese gikeneye gusanwa, gikeneye kongera gusubizwa mu igara cyangwa se yaraho cyangiritse, akamenyera ku gihe, akabikora neza. Ensure proper day-to-day maintenance of the assigned vehicle, akamenya ko azajya cyangwa se kwita ku kinyabiziga yahawe buri munsi. Ensure proper arrangement of major repairs, timely changes of oil, check of tires, yes, kumena amavuta cyangwa se gusimbuza amavuta agashyiraho amashyashya, gusimbuza amapine yose kuyitaho. No kumenya amazi ngameze ngo ageze cyangwa se ngana gutari mu kinyabiziga, bite ko ari ibinyabiziga bifite amazi yo guhoza moteri cyangwa se gukonjesha moteri ku imodoka se, cyangwa se iyo modoka kuzoza bazajya bazoza ryari, so that the vehicle kept clean and is good running condition all times. Akagitaho akaba icyo gikoresho cyangwa se iyo modoka katwita imodoka ikabisukuye, akamenya igihe cyo kuyikoreshereza isuku. Kane gutinda nihute. Nako njya gatubwira ngo
uwo uzahabwa akazi azaba ashobora kuba yerekana apparent problems during field delivery service and report to the immediate supervisor. Mu gihe ahuye n'ikibazo cyangwa se ahuye n'imbogamizi mu kazi yahawe cyangwa se aho yagiye gukorera kuri tere, agahita atanga raporo muri ako kanya cyangwa se agahita bimenyesha abamukuriye. Ensure that the vehicle has sufficient fuel and the availability of all documents including vehicle insurance, vehicle registration, fire extinguisher and the necessary spare parts. Akazajya aba yitaye ku bintu cyane kubaza ngo ikinyabiziga gifite essence, niba ari essence cyangwa ari mazutu bitera gikoresha ihagije, ndetse amadokima yose ajyanye n'ikinyabiziga akagendana nayo afite atayasize, nimba ikinyabiziga ndagifite ubwishingizi cyanditse cyangwa se afite na kizimya mwoto n'ibindi byose bikenewe. Ensure also after accident incident injuries are reported to the line supervisor on time. Mu gihe yagize ibyago akabimanuka kandi akahita amenya neza yuko agomba guhita atanga amakuru ako kanya kugira ngo hagire igikorwa adatinze. Ensure the vehicle is kept in safe and tidy condition all times. Kandi akita niba ikinyabiziga gihora kirinzwe buri munsi. Perform other tasks as assigned by the immediate supervisor. Kandi agakora n'ibindi bikorwa abamukuriye bazamusaba gukora. Katubabwire rero ibisabwa kugira ngo apply kuko akazi wumva ibintu by'usabwa ni ikinyamuga nyine urumva nawe utumva gwa imodoka, ibi byose bashyizeho nyine ugomba kubikora, ugomba kubyitaho. Required profiles, ibikuranga ugomba kuba ufite sasa. Dore ibyo ahangaha muhatinde dore ibyo ugomba kuba ufite. Baratubwiye ngo it is compulsory to have a valid category B, C and D driving license with a good driving record. Ugomba kuba ufite category B guhera kuri B kujya kuri C na D, ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rufite category izo ngizo. Mechanical automobile skills are added advantage. Kuba noneho warize ubukanishi ni izindi n'ubundi nyine ni yindi nyongera, ni ubwo bumenyi nyine ni yindi nyungu y'inyongera cyane ishobora kuguha amahirwe. Minimum qualification is completion of secondary education. Kuba nibura warize guhera kuri AD cyangwa se warangije amashuri 12 yisumbuye cyangwa se amashuri 6 yisumbuye, ubwo ni 12 yose kuva primary. Possession of an A1 qualification is another. No kugira A1 nanone n'izindi nyungu nabyo bishobora kuguha amahirwe kubona akazi cyane. Abantu mwiza mufite penime zanyu mushireho ahangaha kabisa. Fluency in Kinyarwanda is required. The basic knowledge of English or French is required. Kuba uzi Kinyarwanda neza ariko hakiyongeraho Icyongereza n'Igifaransa gikeya kiri aho ngaho bikaba akarusho. Rwanda nationality required male or female. Ubu uri umunyarwanda, ubu umugabo cyangwa umugore nta kibazo. Applicant must be aged. Ugomba kuba utarengeje imyaka 35, ugomba kuba uri munsi y'imyaka 35. Kandi bakajya bakubwira ngo a minimum of 10 years of driving experience is required with proof from previous employers. Kandi ukaba ufite uburambe yabageze kwano kuburambe noneho mana we abantu bati turashize noneho uburambe turabukoreye. Akantu kuburambe rero k'imyaka 10 akandi ko kajya guca intege abantu, ariko ubwo nyine turi kuvugana n'abantu bafite uburambe bw'imyaka 10 bafite experience yo gutwara, baba ngaba nibo bafite amahirwe kuri aka kazi. Uburyo rero bwo kwa applying sasa ahangaha rero hatinde kuko niba ugiye gutumenya ngo uburyo bwo kwa applying n'ubu. Interested applicant should submit the applicant letters, detailed and signed CV detail, detailed and signed the copies of degree and oral diplomas, a national ID passport, 3 professional reference and proof of working experience. Kuba usubmitinza iletere cyangwa se urwandiko rusaba ibaruwa ibasaba akazi, ufite CV wasinyeho igesheje icyo gihe wayisinye nyine urumva igeze igihe wayisinyiye, ufite kopi y'imamya bumenyi cyangwa se y'ibyo wize, ufite irangamuntu kopi yayo ndetse na passport, ndetse ufite n'aba reference batatu, abaguhagarariye batatu cyangwa se abantu bakuzi batatu, ndetse ufite na proof cyangwa se igihamya yuko ufite ubwo burambe. Icyitondera abantu cyangwa se umuntu uzasaba akazi
applicant without all the above requirement will not be considered. Umuntu uzafite ibyo byose byo hejuru twavuze haruguru, icyo gihe we ntago azaba kunyumva we ntago naburamo na kimwe, ntago bizabyemewe. Only shortlisted candidate meet the requirement qualifications will be contacted. Abantu bazahamagarwa cyangwa se abantu bazandikira cyangwa bazamenyesha n'abantu bazaba bamaze kuba shortlisted bafite ibyo bavuga byose hejuru. Applicant should be addressed to the Director General of RBA and sent as one PDF file through the career page https. Dore link rero muzagira gute, dore link ngiyi muzoherezaho iyo nuzagenda wandike http tudomo tubira kuturongo tubiri tuberamye wandike rba.co.rwa nurangiza ukira akarongo kariya, aho ngaho ni uzagira gute, ni uzabyohereza. Wenda mukanya ni mushyira muri comment no mushaka kumba korera video ya kabiri ibere ku buryo wasura ruriya rubuga ukaprayinga. Ibi ngibi byakorewe i Kigali kuwa 22 niho byakorewe mu cyumweru gishinzwe, ubundi niho byakozwe itariki 22/5/2026. Barore Cleophas niwe washyizeho iri tangazo bamwita Director General of RBA. Yes, ubwo rero bivuze ngo niba mushaka akazi mugire gute mwaprayinge. Ubwo niba mushaka ko twinjira kuri rubuga ndazokora video ya kabiri, ariko biraterwa nuko mwashyize muri comment ngo dukore video ya kabiri twereke uburyo ki twinjira kuri rubuga n'ubwo twaprayinga. Ngaho ciao ciao, ndabakunda. Yes, Skinet Rwanda, duhuru butaha.